Uburyo 10 bwo kwirinda gukurikiranwa burundu. Mbere yuko dukomeza, urwunge rw'ibimenyetso twabonye mu gice cya 15 ruratwereka neza ko gukurikiranwa bishoboka, ariko ntukibagirwe ubumenyi ni uburinzi. Uyu munsi tugiye kureba uburyo 10 bwo kwirinda gukurikiranwa burundu. Ibi bizagufasha kuba umutekano wawe kuri digital na physical. Icya mbere, kora update za system ya phone yawe. System ishaje igira ibyuho mu mutekano, security holes. Iyo ukoresheje update ubutanga patches za security, fixes kuri badges, protection kuri malware na spyware. Isomo, phone yawe ni nk'urugo rwawe, uyikeneye neza. Kabiri, zimya location n'ama permission ya apps. App zose zisaba location, kamera, microphone. Zimya izidakenewe. Urugero, app y'ikirere ntabwo iba ikeneye kamera yawe. App yo gukina ntabwo iba ikeneye microphone. Isomo, permission zidakenewe bingana na protection y'amakuru yawe. Gatatu, kora strong password cyangwa se two factor authentication. Password ntoya cyangwa yoroshye byoroshye kuyiba. Shyiramo password ikomeye, two factor authentication 2FA kuri account zawe zose z'ingenzi. Isomo, ni nk'inkingi ikomeye y'umuryango wawe iguhesha umutekano. Kane, irinde wifi zitakizewe, public wifi. Public wifi ishobora kuba umuhanda w'amakosa. Iyo ukoresheje wifi utizeye, haka abashobora kubona amakuru yawe. Isomo, VPN ni nk'urugi rw'umutekano mu murwa mukuru wa digital. Gatanu, shyira spyware scan kuri phone yawe. Hari app zisuzuma niba hari spyware. Urugero, antivirus app, security scanner. Isomo, gusuzuma buri gihe bingana no kumenya ibibazo hakiri kare. Gatandatu, menya kubona link na email zidasanzwe. Ntugakande link utizeye cyangwa email zidafite source yizewe. Urugero, phishing email, fake links. Isomo, awareness iruta technology gusa. Karindwi, zimya Bluetooth na data connectivity when not in use. Bluetooth, NFIC cyangwa AirDrop biba bishobora gukoreshwa mu kugukurikirana. Isomo, only active when needed bingana na safer digital life. 8, irinde kugaragaza amafoto na location kuri social media. Metadata y'amafoto ibishobora kugaragaza aho uri. Zimya location, reba metadata mbere yo kuyisangiza. Isomo, privacy first. 9, menya amategeko y'umutekano. Kumenya amategeko ya cyber security birakomeye. Ugufasha kumenya ibyo wakora, kwirinda ibihano, kumenya amakuru agomba gusangirwa. Isomo, ubumenyi bungana na protection twongeyeho confidence. 10, ni uburyo bwo kwitonda mu buzima bwawe busanzwe. Physical security ni ingenzi. Ntugaragaze amakuru yawe ku bantu utazi, ntukavuga ibyo uri gukora buri gihe. Irinda abantu bakurikirana mu buryo butizewe. Isomo, digital na physical security bifitanye isano. Nk'uko mubibonye, gukurikirwa ntabwo ari ikibazo igihe uzi uburyo bwo kwirinda. Byose bitangira kuri awareness, tools na application. Komeza ukurikirane Sibo James Tech and AI kugira ngo wige byinshi kuri hackers na cyber security mu Kinyarwanda. Kandi ntuzibagirwe subscribe, like, share na comment. Nge twabanye nitwa James, mukomeje guhabwa ikaze. Kwiga AI mu buryo bworoshye, subscribe Sibo James Tech and AI.